bushaje yarugo rushaje. Umugabo yari afite umugore bakundanye cyane, nimvuga urukundo wumva urukundo, bakundanye ku buryo kari ko kose bagafashanya mu bibi byose babijyanamo, ibyiza byose babijyanamo. Hashize igihe umugore yaje kwitaba Imana, yaje kwitaba Imana asiga umugabo wenyine arifunze, amusigira akana gatoya k'imyaka 4. Uwo mugabo yaje kwita kuri uwo mwana, tekereza umwana w'imyaka 4. Umugabo akora ibishoboka byose amwitaho, aramwitaho amufata neza. Uwo muryango wari umaze imyaka udafite umwana, nta mwana n'umwe babyaye. Baza kumubyara bafite imyaka 40, bamaranye imyaka 25 babanye. Baza kubyara umwana umwe w'umukobwa. Akimara kugira imyaka 4, umugore yahise yitaba Imana, asigira umutwaro uwo musaza. Kandi ikindi ntabwo yagoye, bari bafite amafaranga, bari abakene, bakora basaba, bakora bashakisha, bakorera 1000 ku munsi, byaba ngombwa bakanakibura, kandi bashaka no kurya bakanishyurira umwana ishuri. Ubuzima waba uriho, jya ushima Imana. Uko waba uriho kose shima Imana, kuko hari aburusha, kuko hari abakwifuza. Uko waba uriho kose, ubuzima waba urimo bwose, zirikana ko wari wifuza kuba nkawe. Hashize igihe umugabo yajyanye uwo mwana ku ishuri, kandi uwo mugabo yari afite ubumuga. Uwo musaza yari afite ubumuga, atwara igare kugira atunge umwana, akora ibishoboka byose ngo ashimishe umwana. Yajyanye umwana ku ishuri, umwana ku ishuri akigana n'abandi b'abakire, ariko umwana akajya yigunga, akareba umuryango w'ukuntu umeze akigunga. Uyaje kugira ikibazo, nta munyeshuri bigana, nta munyeshuri n'umwe bigana, nta munyeshuri n'umvuga n'umwe wumve n'umwe bakundanaga. Bamufataga, bamushyiraga mu kato. Mana wumva ubwo buzima. Tekereza uwo mwana wakuriye muri ubwo buzima, tekereza uwo mwana wakuriye muri ubwo buzima. Umwana yaratahaga no mu nzira bakamukoba, isakaza akabamukiza, ariko umwana ntabyumva, akababara akarakarira, asa kumva ko ari we watumye bamwanga, kuba se afite ubumuga kumva ko ari byo bituma bamwanga. Ise nk'umuntu mukuru wari ukunda umwana we, yakoze ibishoboka byose anezeza umwana, akamugurira ibintu byinshi. Ariko uwo mwana yari afite ingeso yo kwifuza ibintu bitandukanye n'ibyo se afitiye ubushobozi. Ibyose amuguriye byose akumva nta kintu bimaze, akumva ko nta kintu bimaze, akabimwangira, akamutuka, akamusuzugura. Nta na rimwe yigeze yubaha, se, kandi se yakoraga ibishoboka byose ngo anezeze uwo mwana we. Kumbi niwe mwana wenyine yari anafite, yari amukunda by'ukuri, amukunda, ariko umwana ntabyumva. Ise yariyemezaga akajya gutira abantu bafite kompiyuta, agashaka ibintu bishya bihari, akareba ibiganya n'ubushobozi.
afite ku dufaranga duke yagiye akorera mu bunyonzi, akadukusanya ariko kugira anezeze umwana, akamugurira inkweto, akamugurira ibintu kugira amunezeze, akora buri kimwe nk'umubyeyi inshingano azikora, akiyemeza mu bukene bwe, akamuhahirira utuntu turyoshye, ariko umwana akabimutera mu maso. Tekereza uri nk'umubyeyi, tekereza icyo kintu, tekereza ku rukundo rw'umubyeyi. Umubyeyi ni umuntu w'agaciro, umubyeyi ni uwo kubahwa. Ibyo yakora byose uzasigara uzirikana ko ari umubyeyi. Umusaza yakomeje akazi ke, akora akazi azigamira umuryango, agira ngo umukobwa we azabaho neza, agakora surprise kugira ashimishe umukobwa we, ariko umukobwa we akabikuba zero. Umukobwa we yaje kubikirana, akajya ajya mu ngeso mbi, akajya mu ngeso ndumva, ntatekereze ku buzima babayeho. Umubyeyi nawe ntakabimenye, agakora ibishoboka byose, akavuga ati ngo umwana wanjye azisubiraho, umwana wanjye azagira aho yumve, umwana wanjye azankunda kuko nanjye nzamushimisha, nkore byose kugira ngo mushimishe. Kandi umubyeyi yatanze amafaranga ashakisha kugira ngo anezeze umukobwa, ariko umukobwa biba by'ubusa, arananga, ntiyanabyubaha, ntiyanubaha ku gaciro k'umubyeyi, aramusuzugura. Umukobwa yifuzaga ibintu bitari ku rwego rwe, akifuza iby'abana b'abakire. Mu gihe umubyeyi yagendaga mu muhanda, mu gihe ari kugenda mu muhanda, aba atekereje ukuntu umwana bamusuzugura, agatekereza n'ibintu amukorera, agatekereza ku bintu amugurira, agatekereza amafaranga aba yabitse kugira ashimishe umwana we, agatekereza ukuntu yamuruhiye, agatekereza mu bwana bwe. Mu gihe ari gutekereza ibyo bintu, yaje gutwarwa n'agatotsi, igare yaratwaye riva mu murongo we, haza imodoka iri kwirukira mu bwonga. Tekereza kwako kantu, tekereza baramugonze umubyeyi, ese arabaho cyangwa arapfa? Tekereza, ari gutekereza ku mwana yamusuzuguye, yagiye. Nshuti yanjye, korera ku gihe. Niba ufite uwo gufasha, mufasha akiriho, mufashize ku gihe, kora ugifite amaboko, kora ugifite ubwenge, reba ibyo ureba ugifite amaso yo kureba, kandi urebe mu bintu bizakugira akamaro, bitazagiza ejo hawe heza. Niba ufite amaboko yakoreshe, ufite umutwe ukoreshe, kandi ukoreshe mu nzira nziza zizakugirira akamaro. Dutekereza ko kwishima ari ukuba dufite amafaranga menshi? Oya. Dutekereza ko kwishima ari ukuba tuba mu nzu nziza? Oya. Dutekereza ko kwishima ari ugutinywa na buri wese ukubonye? Oya. Ukuri ni uko kwishima ari ukuba ufite umuntu urakumva, akumva intekerezo zawe, akagufasha kugera ku ibyo byishimo bihoraho. Kandi ibyo bintu nta kundi wabigeraho usibye kubaha umuntu uzagufasha kugera ku ibyo bintu, ukumva ko ntacyo uri cyo, ukumva ko ukeneye undi muntu wo kugufasha mu buzima bwawe kugira uzagere ku bintu na bimwe wifuza cyangwa intego na zimwe ufite mu buzima. Kuba wishimye mu buzima si uko udafite ibigutera kubabara. Oya. Kuba wishimye si uko udafite abantu bagutera agahinda, bagutera kwicuza ku buzima, bakagutera kubabara. Oya. Ahubwo kuba twishimye ni uko dufite ibidutera kubabara, tukamenya kwiga kubana nabyo, tukabishakira ibisubizo, nta n'umuntu n'umwe tugishije inama, cyangwa byaba ngombwa tukamugisha inama, ariko tukamenya kwirinda kurengera cyangwa twasasira uwo ari we wese tumubwira ibibazo byacu.
kuko kubwira umuntu ibibazo byawe si igisubizo cyo kubona igisubizo ushaka, ahubwo bishobora kuba inzira yo gutuma wicisha bugufi cyangwa ugasuzugurwa, kuko no mu kinyarwanda bavuga neza karenze umunwa karushya amagara. Iga gushaka igisubizo cy'ibibazo byawe kuko nutabyiga isi izabikwigisha. Menya ko nta nzira yo gushaka ibyishimo usibye kubyishakamo wowe ubwawe.